mumeze mutendizera mumeze neza nanjye meze neza cyane ndashima Imana. Ibi ni amahoro mwari mwarambuze nanjye narimba kumbe nizera ko mwari mukumbuye ariko nanjye narimba kumbe. So uyu munsi rero bafite story time. Uyu munsi ngiye kubabwira inkuru y'umugore wajyanye umugabo muri morgue. Yes, ubyumvishe neza. Inkuru y'umugore wajyanye umugabo muri morgue ariko amujyanamo ari muzima. Ntabwo yamujyanyemo yapfuye nkuko dusanzwe tuzwi umuntu yagize ibyago uwakita Imana cyangwa se agapfa, amujyana muri morgue wenda kugira ngo habe hari ibindi bintu yitegura ku ruhande. We yamujyanyemo ari muzima. Yego, yajyanye umugabo we ari muzima muri morgue. Uti byagenze gute rero? So ntabwo nshaka kubatindira ntabwo iyo story gusa ndagira ngo mbibutse gukora subscribe, share, comment na like kugira ngo bibe bimeze neza cyane. Munyereke ko mwari munkumbuye nyine. Ndabizi ko mwari munkumbuye munabinyereke. Mubinyereke rwose, munyereke urukundo rwanyu. Nari mbakumbuye nanjye. Uyu mugore aratangaje cyane. Ibaze ko umugabo we yamujyanye, umugore wafashe umugabo we amujyana muri morgue. Yes, muri morgue. Ubyumvishe neza. Uti byagenze gute rero? Mbaza ngo byagenze bite kugira ngo agere ku rwego rw'uko afata umugabo we muzima. Tagira ngo amujyanye yapfuye, no, yari muzima. Afata umugabo we muzima amujyane muri morgue. Uko rero story yatangiye, uyu mugore yari afite umugabo bashakanye babanye neza, gusa umugabo yari afite ingeso yo gusinda, agasinda koko bya bindi umuntu wese abona atakihanganira. Umunsi umwe rero nyine urumva yaramenyereye gusinda, bakamuhamagara akambwira umugabo yasindiye hano ngo n'umucyure. Umugabo nyine yarasindaga ku rwego no kwicyura bidashoboka, adashobora no kubona undi muntu umucyura, paka umugore we aje kumucyura. Umugore rero umunsi umwe yagiye kumucyura asanga umugabo yasinze, agwa muri koma. Urabona ukuntu umuntu nyine asinda bikarenga urugero, ubwonko ugasa n'ubuhagaze. Aramurwaza mu bitaro arakira. Urumva umuryango w'umugabo akagira ubwira mwana wacu ngwino wiguma kwizirika kuri umusinzi iki n'iki. Umugore ati no, umugabo wanjye twasezeranye kubana mu byiza no mu bibi. Rero ati ngire ntabwo nasiga umugabo wanjye kuko umugabo wanjye twasezeranye ko tuzabana ki mu byiza no mu bibi. So wa mugabo aza gukira rero, ibyo ntiyabyumva ko yadinze agwa muri koma kubera iki? Kubera inzoga. Ibyo yarabyirengagiza. Arongera asubira muri ya ngeso yo gusinda ibikini biki, ariko umugore umva nawe yaramaze kurambirwa. Umugore yaramaze kuvuga this is enough is enough. Abati aho bigeze ndarambiwe. Umunsi rero bongeye kumuhamagara ngo naza cyura umugabo we yasinze nanone. Aragenda amushyira mu modoka o kugira none bamujyane mu rugo direct, atajya ku bitaro, ajya kuri morgue. Abwiye umuntu ukora kuri morgue ati mbabarira ngenda kwishyura uyu mugabo umunkire muri morgue paka igihe ari bukangukira. Umugabo baramujyanye bamuryamisha muri morgue iruhande rw'umurambo. Bakimuryamisha amashize akanya, arumva n'imbeho yo muri morgue n'iki byose, akangutse yirebye abona ntari mu rugo. Arebye ku ruhande abona aryamye iruhande rw'umurambo, avuza induru. Arahaguruka avuza induru, yinginga umuntu urinda ngo kuri morgue ngo mbabarira ngo ntukire mu mirambo, ngo mbabarira ntukiremo. Arambwira ati ceceka wowe, ugusha ko wapfuye uri umurozi ukaje kuroga hano. Ceceka, subira mu bapfu nawe uri umupfu. Arambwira ati wapfuye ahubwo ni gute uri gusakuza hano waje kuroga? Ati hoya mbabarira nanjye sinzi ukuntu nageze hano. Arambwira ati hoya ntabwo bishoboka, wapfuye guma maho. Arabanza amutesha umutwe nyine, nawe arumva ko yari abizi. Igihe hashize agaheya ari kumwinginga yamupfukame yagize gute ibintu bimeze gutya. Aramusaba arambwira ati ngataha. Yageze mu rugo abwira umugore ati kuva uyu munsi nirongera kurira no ku kintu cyitwa inzoga. Kuva uwo munsi ntabwo yongeye gusinda. Kuva uwo munsi yaravuze ati ubu ngubu noneho mbonye neza ko nari nkabije kubona nsinda akanyara muri morgue sibimenye, nkarinda nkanguka ntazi ngo nagezeyo gute. Urumva rero umugore yiboneye iki? Yiboneye hafi itagoranye cyane. Gusa ntabwo mubwiye ngo wowe ufite umugabo umeze gutyo cyangwa ufite umugore umeze gutyo uzamujyane, ushaka kumujyana agahita apfiramo. Uzamujyane uzashaka ubundi buryo wabimukuramo, cyangwa se uzashaka ubundi buryo wamukura ku businzi bukabije.
umumanure byura umusinzi woroheje. Sinkubwira ngo nawe uzafata umuntu wawe usinda gutyo ngo umujyane muri morgue, no, utazabikora ukazagenda uvuga ngo ni ngewe wabyumvanye. Ndakubujije. Cyakoze wa mugore we uzi ubwenge. So niba rero nawe ukunze story, kanda like, sharing, usubscribing, ntibagirwe no gukora kukazogera kugira ngo n'ubutaha ujye ubona ibiganiro byacu, ujye ubona stories zacu. Bye bye, nawe utanda kuda cyane.